kiranga siko muza kumva mwebwe mwese
ugereje aho naho benshi kabisa sibyo namukije wo ni kimunguduraho igufa ryasohokeye hanze iri wakati iyi ni imyotso yasohoye hano irakira ariko ino byaro muri y'ubwo n'ibizima ibyo hepfo bisigara n'ibizima nizo bituma tugira ubuzima dufite ubuzima ikimungu cyinshi icyaha kiriye muri we ariko cyane n'abandi bavuga ko ukuri kwiriye kuri wowe ko muri Kristo Yesu uzorinda kuja kuzimu ujanira ijuru bikwaki okomere barabasa ijambo rigira gatatu ni imbabazi z'Imana umuririmbyi ngo umva imbabazi z'Imana ntabwo zorondoreka ndaze Yesu nakwitabye mukizuna kire mwabaga kubona gapendo rya Sarayeli ribyaje gusa nageze ndirimba mu gace mukiri nabo umuririmbyi kabari ni umwana wawe n'abana bazotabera abakobwa bazozabiririmba benshi icyo babwira imbabazi z'Imana tizirondore zamaze kugutibukamo ye izizaze kuvamo zirazahagika humura
Yesu mutwicaho barabonetse amaraso ya Yesu azatumuha, amaraso ya Yesu azatumuha, amaraso ya Yesu yatubabari zambabazi zayo zihoraho ibihe byose ngo nizo zatumye tudapfa ngo dushire ariko ni muraso ukuntu ndayibona turabuze ngo kuko imbabazi zima nizo zatumye ngo tudapfa ngo dushire ngo zazunguka nuko bizi bonefisi zazunguka uko bukeye nuko bizi n'uwo murongo namusomeye naramubwiye mu mutwe gusa nabura ndi kumura mama waje kumura ufite imbabazi zima zavuye mu isi. Yesu umunyembabazi yaje ngo tubabarirwe azatwungukira imbabazi ze uko bukeye uko bwije. Abakize
bana baje bara mwese mutwara bana bara babona nibo bashiki baje bara abatama bara
mwisho ngoba igihugu cyazamuka ngo nanafuta ngoba nyamahanga ya Jordani ngoba ari hakurya mu gihugu cy'abanyamahanga ngo nabo baviriwe umwaka kumwe wazuki ngoba bamurikiwe yewe ariko uzi twebwe twarubaga n'imbo kibo Yesu yaravuze wa Musa yavuga wabona Musa ati yabona Yesu mwana waje Morning.